ariko mw'abantu mwe burya Imana izagukiza n'inyamaswa zigira umuntu. Hari nka saa 8 z'ijoro imbwa iraza irandeba muri icyo cyobo, ntiyamoka ntiyagira ikintu na kimwe, isura yagenda kuko iyimoka n'ubundi mabi. Ariko mpageze reba ukuntu meze, ibikomere byose nari mfite ku maboko biri umunsi wose banzengurukana, banyuza hariya kuri electrogaze barankomezanya, banjyana ahandi hantu hari icyobo, ahantu hari eteri, icyobo cyari ruguru y'umuhanda, hari n'agakiyosike ndahibuka, baravuga ngo ngiye kumjugunyamo, ariko cyasaga n'icyuzuye kuko nabonaga abantu bashyizemo bacuramye, nabonaga imyenda n'amaguru y'abantu. Sinzi uko byagenze, amasasu anyuraho hejuru ari menshi, basa n'abikanze, barongera barankurubana, baranjugunya ngo aho higiriya, ati ikize tugende. Ndongera ndagaruka, hanyuma mu kugaruka nibwo sinzi ibyo bahugiyemo, umusirikare muravuga akanamura ikihoro ngo n'ubundi mwakarangije. Babyeyi, imiryango yarokotse jenoside ndetse n'inshuti zacu mwaje kwifatanya natwe, ndabaramukije, ngiranire mukomere. Nitwa Mugabo Patrick, mvuka ku mubyeyi witwaga Kagabo Deo ndetse na Mukagashugi Koreta. Twari dutuye hariya ububatsi imidugudu bita kwa Rujugiro. Niho navukiye, niho nasanze data atuye ndetse na sogokuru, ndetse amateka atubwira yuko na sogokuruza Mushenyi yaratuye hariya ku Kanjongo. Ni mu muryango wari mugari bawitaga mu Gisebe. Muri kano gace ka Gikondo twavukiyemo, uko abambanjirije bagiye babivuga, twahagiriye amateka atari meza, amateka atugoye tukiri batoya, ndetse njye nigaga ni Mburabuturo primaire, niho nayigaga. Iyi Gikondo mureba yari ituye mu buryo bubi ku bigendanye na jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nujya mu gice cya Gatenga hirya aha niho watangaga ikiganiro yavugaga, niho habaga uwitwaga Serafin ndetse na Bikindi, bafite uruhare runini cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi muri kano gace. Ikindi hepfo aha twari duturanye na Kimihurura, niho habaga Kanjepe, n'ubundi abo basirikare bakoze bari muri Gikondo. Iki gice cyo hirya nicyo gice cyarimo ka Kigali ndetse na SM, École des sous-officiers militaires, icyahoze ari Kiste. Hejuru aha niho hari hoteli de Belo Horizon ya Habyarimana, ni nayo yacurirwagamo umugambi wa jenoside. Ugiye hagati muri Gikondo hirya hagati twari duturanye na Bucyana n'abandi ba genosideri, hari abanyamakuru ba RTL, Radio Rutwitsi, ari nayo yagize uruhare runini cyane mu guhishura abantu bacu n'aho babaga bihishe. Mbere gato ya jenoside, Karundura yabaye muri 1994, n'ubundi na mbere ya hose hagitangira amashyaka menshi, Abatutsi muri Gikondo n'ubundi bakomeza gutotezwa. Twe turabyibuka turi abana, niyo habaga ikitwaga mitingi, ababyeyi bacu barakubitwaga, abandi bagatotezwa, abandi bagasahurwa, amazu agatwikwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga hirya no hino mu gitondo tugiye kwiga ugasanga imirambo hano
mu muhanda. Ndibuka ubwanjye tugiye kwiga twasanze hano ruguru gatoya umurambo w'umugabo w'umwarimu wigishaga cyangwa muri Gikondo wari utera hari inyuma ya pape. Ngira ngo abakuru baza amazina ye baramuzi, kandi icyo gihe jenoside nyirizina ritaratangira. Ndibuka ubwo bavuga ngo cyane yapfuye, abatutsi muri Gikondo bose ubwo bwarabatashye kuko bumvaga yuko nabo aricyo kibakurikiye. Ntabwo byatinze, ndabyibuka mu masaha ajya kumera nk'aya, interahamwe zarazamutse zigana muri Kigarama, zitwikira abantu, zikubita abantu, ndetse muri aka gace harimo n'abari bamaze kwicwa, ndetse no mu Gashyekero ndibuka ko nabo hari amazu menshi yahatwikiwe bakubita abantu ngo nibo bishe cyane. Ibyo byarakomeje, ibyo mu mashuri benshi murabizi. Uyu munsi tubayeho tuvuga ngo umunyarwanda, turi abanyarwanda, tukumva n'ishema. Ntabwo iyo umuntu yari muto yasobanukirwaga kumva bavuga ngo haguruka umututsi, haguruka umuhutu, haguruka umutwa. Ukabona muri karita peni n'ikintu buzuza abashishikaye, ukumva ko hari iterambere hari rizabyara. Jenoside rero nyirizina yaragize itariki 7, twese tukimara kubyumva, cyane cyane ababyeyi bacu babitubwiraga, ariko muri kamere umwana yagiraga imyaka 5 yarasobanukiwe icyo ari cyo. Hapfaga umuntu tukumva ko nyine bikurikira twebwe dutahe. Uwo munsi ku itariki 7 gitondo muze kumenya ko indege ya Habyarimana yahanuwe, ababyeyi bagiye begerana, ariko muri bose ubona bacitse n'igikuba, bavuga bati nta kindi kigiye kudukurikira, natwe tugiye gupfa. Ababyeyi bari baje gusengera hano nta wigeze asubira mu rugo, kuko wenda mbere gatoya ku bwa Bucyana ababyeyi benshi bahungiye muri kiliziya. Mama wanjye yari umukozi hano muri ino vuriro, niho twahungiye. Icyo gihe ntacyo twabaye, hashize iminsi 3 dusubira mu rugo. Ariko kuri iyo tariki 7 n'ubundi bumvaga ko ariko bizamera. Abo bose mwumvishe baguyemo hano baje bumva ko ngo duhungiye mu kiliziya ibintu bizagenda neza, tuzongera tukarokoka. Ariko nyamara ntabwo bari babizi ko bazanga urupfu. Yewe uretse n'icyo gihe byagezeho n'ababyeyi banjye, ndi kumwe na mama kuko papa yakoraga muri Asariti Gitarama, akatubwira ngo dushake inzira tuze duhungire hano hagati y'itariki 7 n'8. Ariko nyuma yaho gatoya itariki 8 mu gitondo kare, insoresore zivuye mu Kigarama ziyobowe n'uwitwaga Gaspard baraje batera amabuye hejuru y'inzu yacu, bafite amacumu n'imihoro, bahita bajya kwa data wacu, bakurayo umudamu we n'umwana wari waje kubasura, bahita bamutsinda ari haruguru rwose. Twahise twirukanka tujya mu Karunga hirya ahari indi nzu yacu, tujyamo jyewe n'umubyeyi wanjye n'abana 6 tuvuka twabakanaga. Hahise haza n'umugore wa data wacu. Icyo gihe mu rugo twari turi hafi ya 12, twari turi nka 12. Twakomeje kuba muri iyo nzu, ntacyo tugira turya, ntacyo kunywa, mu nzara ikomeye, abana batoya bakarara barira, ababyeyi bakaborosa. Ariko kandi kubera nabo ibyo babonaga, induru zivuga, amafirimbi buri joro, buri amanywa, ari bikomeye. Buri munsi tukagira abantu baza kutubwira amakuru bati kanaka karapfuye, so wanjye yarapfuye, rwose yarapfuye, muturanye yarapfuye. Tubaho gutyo muri ubwo buzima, umuturanyi
tukabona haruzana igikoma akaza akaduha tukagisangira uko kingana tuhaba muri ubwo buzima buri munsi tukagira igitero cyiza mu rugo ariko bari ukuntu ari umubyeyi urimo mu bana b'abahungu n'ibyo wari urimo mukuru babona ukuntu twishwe n'inzara igitero cyasubirayo akavuga ngo ni mu bihe zicwa n'inzara kuko nta n'uwabashaga kugenda babivuze utanze ikiganiro ntabwo jenoside yacu yakozwe n'amahanga cyangwa n'abandi kuko abazaga kubikora n'abaga munsi yayo ndetse mukanavugana bakajya kukwica baguhamagara mu izina n'ubundi bakagenda bugacya bakongera bakagaruka bati ntimurapfa ndetse bamwe rwose bagashaka kutwica ariko bakaba muri ibigendereza muri maso byarakomeje bigeze aho umwe muri bo aza kuza aramfata ko ari iyo muhungu wari urimo mukuru ariko si ugukura kundi kuko sinarengeje imyaka 10 arantwara arambwira ngo njye kuzanira ibigori mu rugo aragenda n'ubundi ibiro nka 5 yari ashoboye arabimpa ndimo nza nibwo natwasanze ikindi gitero mu rugo uwo muntu aramubwira ngo bagiye kumwica kubera ko atangiye gukaburira inkotanyi sinzi icyo yababwiye sinzi uko yabigenje barongera bavuga ngo nshoboza akaga mu kugaruka hahita haza inkuru y'uko inkotanyi zari zarafashe ku irebero ndimo ndavunagura baravuga ngo hari abatutsi bari kuva ku irebero n'inkotanyi bakaza gutwara bene wabo ngo none n'abasigaye bari mu mazu nimubashakishe mu bice ibyo bintu twabibwiwe mu gitondo mu masaha ya 3 nko mu masaha ya 9 tubona umusirikare bitaga Damascene igitero baza mu rugo tukibabona turirukanka n'ababyeyi barirukanka kuko twari turi hanze ariko araza mama we yasigaye aho ndetse n'umugore wa data wacu arababwira ngo muze ngo muhumure inkotanyi ngo zigiye gufata Kigali ngo nimuze tubajyane kwandikisha muri komine ubwo Kicukiro yarahangaha akorera ribu ubwo twari tuvuye hariya nyine kuri primaire ya Gikondo nyuma mukavuga mama yohari yumva yuko nta kibazo araduhamagara kuko twari turi inyuma y'urugo mu miyenzi twese aratwegeranya n'abana ndetse uwo mubyeyi mvuga ni mama wa Samu waririmbaga n'abarumuna be baratujyana tugiye kwitaba kuri komine urumva abana bose barabahamagara tugeze imbere tutabizi dusanga ibyo batubwiye nabyo babwiye data wacu bita Kamugundu nawe yari kumwe n'abana be babiri bo nabo bababwiye ko bagiye kwitaba kuri komine twegeye imbere mu rundi rugo bahita bazana undi musaza se wa Filipo Kabuzubuzi ndetse n'umwana bari kumwe n'undi mubyeyi ntabashije kumenya uwo musirikare Damascene abwira umuhungu umwe wari wagize icyo gitero ngo natubaze atubaze yasanze turi 16 impamvu ntajya nibagirwa uwo mubare mbabarire ahantu bavugaga uwo muhungu yitwa Bonane niwe wayoboraga abasaveri kandi nawe umusaveri aha niho twabikoreraga tukabikorera tukabikora mu mazu y'abahereza y'imbaga niyo mpamvu bari batuzi yagutwaraga guhamagara n'izina basanze turi 16 badukura hariya hejuru Kagunga
turagenda tugeze hano hafi ya meze ya kabiri turakata. Uwo Kasiyani ati se ko batubwiye ko tugiye kuri twamanutse umuhanda, uyu muhanda nyine muri muhagera. Baramubwira ngo ya ibyo uvuga ngo ni ibiki, ahubwo ugende ngo muri Inkotanyi. N'abasubiza ati turi Inkotanyi. Ubwo duca batujyanye ku rya gatanu ku cyobo cyari gihari aho bitaga kwa Kongora. Tugeze ahantu hari hatuye abakongomani, tubona abantu n'uyu munsi utamenya umubare wabo. Bafite ibiri, bafite imihoro, bafite za mpongano y'umwanzi niko bazitaga, bari bafite imbunda. Ndabyibuka harimo witwaga Yive bafite imbunda, yajyaga aza mu rugo kuko yari atuye harya ruguru. Mama aramubwira ati wadukijije, ndetse bakamubwira bati rwose ko hano harimo n'abafite amarangamuntu y'abahutu mwatubabariye. Rwose amusubiza atanyuze ku ruhande amubwira ngo wageze ahantu hazamuka. Niko byagenze koko, icyo cyobo cyari kiri ahantu gutya mu gipangu, niho babajyanye. Uza Amaseni yatse umuntu igikabure kinini, bino bikabure bigendamo amashanyarazi, atangira kugikubita uwo Kasiyani ndetse n'abapompi yamujyanishije hasi. Ubwo nkibibona nari nsaga n'uri inyuma, abagabo batangira kubaryamisha hasi. Mama baramubwira ngo nashishura umwana yarahetse, bose abana bajugunya aho ngaho, barimo kujugunya, abagore baryamisha hasi. Njye nasubiye inyuma mu buryo ntazi, ntamenya ngo ni gute naje gushiduka ngeze hano bita kuri bannerire. Ariko muri Gacaca uwo musore bonanye yavuze ko babicaga, bafataga amabuye bakaba hari amabuye arunze hafi y'icyo cyobo, bakabakubita ku mutwe kugira ngo bahera, abandi bakabakubita kandi kugeza bafite muri abo 16 n'ingege nyine babashije gupfa. Narazamutse n'ubundi ngerayo Kagunga, nsubirayo nsanga umugabo utwara amazani. Muzana arambwira tujyane mu Mariki, ndamubwira ngo mama babishe, ati ryama hano. Bya bindi bicwaga n'abakuzi, uwari konseta Kayinamura yamenye ko azamutse, arababwira ngo nyamfura rwa Kagabo yaje, ntabwo we bamwishe. Mu gitondo kare umunsi ukurikiyeho bamara icyayi, wa mugabo w'umusirikare aza kugira akajya gitera ngo baje kumushaka. Tamubona nirukanse kuko nawe ntiyaranzi, bajya kwa Ramazani. Nkuru namenye nuko nawe bamumubajije cyane, ababwira ko ntaharaye, arabahakanira. Mu gihe ndimo aho ngaho nirukanka mu bisambu, bohereza umugabo twari duturanye ngo ashakishe, nisha mu kintu cy'ikizu cyari gihari, nawe ngenda mbona agenda n'umuhini, ngenda kubita ibyatsi, yinjira mu bizu byasenyutse, arimo gushaka. Imvura ihita igwa ari nyinshi, njya mu kintu cy'icyobo cy'igitwara bajugunyagamo imyanda, nkiraramo. Ariko mw'abantu mwe burya Imana izagukiza n'inyamaswa zigira umuntu. Hari nka 8 z'ijoro, imbwa iraza irandeba muri icyo cyobo, ntiyamoka, ntiyagira ikintu na kimwe, isura iragenda. Kuko imoka n'ubundi babikuza, murabizi ko byagendaga. Ariko imbwa ntiyamoka, numva ni ikintu gikomeye cyane kuri jye. Byararangiye, iryo joro riracya, rikenzura kwa Ramazani, nshonje meze nabi. Umwana waraye atekereza ko bavandimwe bose, mama, abo twari kumwe bose bapfuye, nanjye numvaga ngomba gupfa. Numvaga aricyo numva nifuza kugera. Yarambwiye ati mbabarira ntuze hano, yahise anyirukana ku muryango.
mbabarira baranyica bakwica nahise nsubirayo ndirukanka ndamanuka mu Kagunga njya mu Gashyekera aho twajyaga tuvoma abahazi murahazi murabizi kwa Karisite nsanga marashenye azamuka nkikira Majerwa ngwa mu Gatenga ngo ahingukaga hafi kwa Serafe interahamwe ziri aho ngaho n'imbunda abandi n'imihoro mbona ntacyo ndi bukore banyura ku ruhande bamvugisha nyura kuri Majerwa ku muryango nzamuka Sodoma iyo nzira ihinguka hano ahantu hari Banque Populaire asanga bariyeri yariho umusaza wari utuye hano wubatse sitasiyo yari ahari nawe mucaho ndamanuka ngo byari bigeze ku itariki 18 z'ukwa gatanu kuko ababyeyi banjye babishe ku itariki 15 z'ukwa gatanu ngeze hano kuri kaburimbo ngo ndenze hano hari ngeze hano hepfo ahantu hari inzu badoderagamo yari iteganye n'urusengero rw'Abametodiste hari naho hari icyobo bajugunyagamo abantu aho ngaho mpageze hari inkuru Kantano ngo yari yavuze ku makuru muri RTL yuko ngo hari abana b'inkotanyi barimo bagenda bakamenya aho bariyeri ziri ngo bagasubira kuko abantu ntibabatangiraga ngo bakajya kubwira inkotanyi gusikaza zikica abantu bari ku mabariyeri ngo ubwana bwose buca kuri bariyeri bamufate nanjye rero naguye muri icyo gico cy'abo bantu barampagarika amazi yo mvuye ariko nakakubabwira ababyeyi bacu kuko numvaga ko byanze bikunze nimvuga ko umubyeyi wanjye ari ahana n'ubundi abenshi bagahita baza bakabamenya bari kumenya aho mvuye ndababwira ngo nabonanye n'ababyeyi inkotanyi zirimo zirarasa ababyeyi bacu bahunze nanjye ndahunga ariko banga kubyemera bicaza aho ngaho hakajya hamanuka za burende zivuye hejuru ku irebero bakavuga ngo ngiye kuzijugunyamo urita ababyeyi ngo nintababwira ababyeyi banjye ariko bakazana abantu bakabicira hariya ku Metodiste bakajugunya muri icyo cyobo haza kuza umusirikare bita bamwumvaga bamuhamagara ngo ni Marite baravuga ngo babonye inkotanyi y'akana ndabyibuka njyana muri icyo kizu arankubita cyane ariko ku buryo nari nabyimbye umutwe wose n'umubiri wose ndirirwaho hari mu masaha nk'aya imvura irongera iragwa burira bwije banjyana mu gikari aho hantu mu gikari ngezeyo numva mbona umugabo yari umugabo muremure abahazi uwo mugabo witwaga Kigubiri uwo yari umushoferi wa papa numvaga ko mu by'ukuri kuba mubona ugiye gukira ahari mu gikari cy'iyo nzu arazana ngo gusiga Imana ngo wahehe umeze gutya kurumva nta sura nari mfite kubera ukuntu bari bamwise noneho ndamubwira ndamwambura uwo Kagabo ati Kagabo wahehe ndamurangira araceceka ntagira ikintu avuga ahita afata akaboko wa musirikare baragenda mu kugaruka wa musirikare azana abandi basore barazirika amaboko n'amaguru bajugunya ahantu mu kintu kimeze kiri inyuma ya firigo ishaje bari bafite abwira abasore ngo ntibakubite uko bashaka ubwo hari mu masaha y'ijoro banziritse amaboko n'amaguru Kigubiri bahita yigendera bwarakeye mu gitondo nize nabi hari akandi kana ko bari bafashe ko barakarekura njyewe barangumana wenda niba hano hari abantu bazi situwasiyo ni uko biri umunsi wose banzengurukana banyuza hariya kuri electrogaze barankomezanya banjyana ahandi hantu hari icyobo ahantu hari eteri icyobo cyari ruguru y'umuhanda hari n'agakiyosike ndahibuka baravuga ngo bagiye kujugunyamo ariko cyasaga n'icyuzuye kuko nabonaga abantu bashyizemo bacuramye nabonaga imyenda n'amaguru y'abantu sinzi uko byagenze mu masasu anyuraho hejuru ari menshi basa n'abikanze barongera barankurubana baranjugunya ngo aho higiriya ati ngize tugende ndongera ndagaruka hanyuma mu kugaruka
nibwo sinzi ibyo bahugiyemo umusirikare umaravuga ko akantu kihore ngo n'ubundi mwakarangije ngo n'ubundi nikagende ngo nigapfa kazapfa ngo nikihore. Ubwo nibwo nakomeje ntekereza ko kanzaniye habaga umubyeyi wari warabyaye papa yari yarabyaye mu batisi, ufite umwana papa yabyaye mu batisimu bitaga kwa Yete kwa Kanezio. Ngezeyo naho nsanga uwo mugabo abaje pembe baramwishe, nawe ari aho ngaho ategereje uruzatwara nawe. Ariko mpageze reba ukuntu meze, ibikomere byose nari mfite ku maboko, umutwe, akajya amvurisha peteroli. Mpageze mparaye ijoro rimwe kubera ko abantu benshi bari bambonye hano muri uno muhanda. Umwe mu bambonye nsohotse hanze ngiye kota akazuba ahita aza abwira umudamu ati kano kana babiri bakazengurukana ati ni Inkotanyi, ati kandi njye kukwica. Yahise antwara anyicaza ahantu akambaza ngo mvuye he, ngo kuki narekuwe, ngo cyangwa se nabatorotse. Ati n'ikimenyamenya ati ngiye kubikwereka. We anyamagura ku maguru ngo kugira ngo ntaza kubasha kongera kwirukanka. We ntabwo yumvaga ko barekuwe ku bushake, yumvaga ko natorotse. Wa mugore ahita azamuka mu gihe batarampima ahandi, ahita aza aravuga ati ko mwavuze ko mutazica abana banjye, ati mwambara, ati ko n'ubwo ari umwana wanjye twarwaye yagiye gusura abandi. Barandetse iryo joro ndetse arambwira ati ntuzongere gusohoka. Akomeza kujya anyomoza ku bisebe byose nari mfite akansigiraho peteroli. Nicyo cyakurikiye mu minsi mikeya nibwo bahise batera kwa Karemera Rodrigue wari umuhanzi, nawe nibwo bamwishe. Muri iyo minsi Inkotanyi zigenda zisatira, ubwo zafashe ikibuga cy'indege cya Kanombe zigenda zisatira na Gikondo. Tuza kuva aho ngaho ari nijoro bwije cyane, abandi bahunga natwe turahunga, tunyura muri uwo muhanda wo kuri Fortasiperi tujya ku mazu yakoreragamo ngira ngo na ambasade y'Abarundi, kuko hari idarapo ry'Abarundi harebanaga na Sainte Famille. Tubamo igihe kirekire, hanyuma Inkotanyi ziza gufata umujyi wa Kigali, hanyuma ziza zidukuramo aho ngaho. Sirikare ndabyibuka baraje batubwira ati muhumure turi Inkotanyi ntacyo muri bube, ati nimuze tubatware, ati n'abandi bajya muri Sainte Famille twabatwaye. Turaza baratuzana umuhanda wose, natwe turi mu bantu kugira ngo muri Gikondo abo bagiye bakura muri izi nce batajyanye i Kabuga ndetse na Byumba, twaje aha ngaha ngo baharukukiye n'abarabyibuka ngo baduhereye amasabune baduha utundi tuntu nyine kugira ngo turebe ko twasubira mu ngo. Niko nanjye nakomeje n'uwo mubyeyi wamfashije. Nibwo naje kugira Imana nsanga ariko kwa data babaga mu Gatenga, hanyuma arazamuha ndetse n'amasenge niho nakuriye. Ibyakurikiyeho nta kintu dufite uyu munsi cyo gushima Inkotanyi, ntacyo dufite uyu munsi cyo gushimira Perezida wa Repubulika, kuko twari kuzamuza Mayibobo, twari kuzabigegera, twari kuzashukwa uko byari kuba kose, kuko ntacyo twari kuba dufite. Ariko baduhaye amashuri turiga. Uyu munsi turiho kubera mwebwe Inkotanyi mwarakoze. Twe twari bato, ubu tugeze muri ngo Rwindinda n'Ikati, tugeze muri Rindamwara. Abo babyeyi barimo barakura, barakuze, ariko natwe twarakuze. Abana barakuze cyane. Nimwe buzima twagize, nimwe mahoro twagize, mwatubereye imizi muradushorera, natwe tubiti twarakutse. Ubu narashatse, mfite abana,
nzabajye ngatunga n'abandi kandi murambaho niteguye kurerera igihugu. Umuyobozi w'ishuri kurera umuryango utaranira inyungu w'Itorero mu Rwanda, ndi umuyobozi w'ishuri ry'imyuga ryawe. Numva ntewe ishema no kuba umunyarwanda, numva ntewe ishema n'uko ndiho, numva ntewe ishema n'uko mwaduhaye igihugu. Imana ibahe umugisha. Nta kindi dufite cyo kubitura, ni uko tuzabashyigikira n'abana bacu tuzabibabwira, kuko barabizi ko ubuzima bafite tubukomora kuri mwebwe Inkotanyi. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbwire abarokotse ngo nimukomere turiho. Ibyabaye byarabaye, ariko turahangaha turahagarariye. Umuhanzi yabivuze neza cyane, kandi tubasezeranyije ko turi amaboko, ntabwo tuzabera ibigwari.